uyu mugabo we yacanzwe n'amasano maze bamujyana mu kigo cy'abarwayi bo mu mutwe Indera ahantu mu gihugu cy'u Rwanda. Umugabo bamujyanye mu kigo bavuriramo abarwayi bo mu mutwe Indera, rimwe muganga umuvura abonye ko umurwayi atavuga amateshwa nk'abandi aramubaza ati ese nkawe n'iki cyatumye bakuzana hano? Uwo murwayi ati ndakubwira. Aratangira ati nashatse umugore w'umusumbakazi, umugore usanzwe ufite umwana yabyaye ahandi, azana umwana w'umukobwa bukeye data arongora uwo mukobwa. Ubwo umugore wanjye ababaye nyirabukwe wa data kandi ari we sebukwe, nanjye mbambaye sebukwe wa data nawe ababaye umukwe wanjye. Wa mukobwa namushyingiye aba nyirabukwe wa nyina na nyina ahinduka umukazana w'umukwe we. Yarakomeje ati haciye umwaka wa mukobwa abyara umwana w'umuhungu, uwo mwana aba murumuna wanjye aba n'umwuzukuru wanjye, nanjye nza kubyara umwana w'umuhungu. Wa mukobwa data yarongoye aba mushiki we kandi ari nyirakuru. Wa mwana w'uwo mukobwa aba se wabo w'uwanjye kandi aba na mwishywa we. Umuhungu wanjye nawe aba nyirarume wa muramu wanjye kandi ari umuhungu wabo. Ntunzemo ati none rero ni sebukwe wa data, umuhungu wanjye ni muramu wa data kandi ari umwuzukuru we. Byongeye kandi uwo mwana arambyaye kuko ari musaza wa nyirabukwe n'umugore wanjye. Umugore wanjye ni nyogokuru kuko ari nyina wa mukadata, nanjye ubwanjye ndi sogokuru wanjye kuko mbyaye mukadata kaba n'umugabo wa nyogokuru. Uwo murwayi wo mu mutwe mu gusoza ati narabibatekerereje babonye ari nk'amayobera banzana hano banyita nyine umurwayi wo mu mutwe. Muganga nawe ako kanya kimara kubyumva baravangiwe bahita bamuha igitanda aho ngaho Indera hajya mu bandi.